ngiye muri filozofiya Kenisi nyiramusabira kwirukanwa mu gihugu ubwo rero nabireke nashyira agapira hasi bele bantu bose batumira yarangiye ko nanjye ndikwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana b'umupira w'amaguru nibyo twakubwiraga rero oya reka nanjye nabyumva ariko nyina kubwira gicagamira oya ntabwo nigeze ngenda aho ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo nyina kubwiraga badoga amakuru igitekerezo cye ni ukugumana abantu kuva ku isaha isa moya match ya peri igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migera no mu tubari bakavamo saa sita nicyo gitekerezo cye acuruza mu tubari acuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya reka nkubare Kenisi na Lorenzo si cya kimwe si class imwe uretse ko Kenisi ari umukire oya Kenisi ntago ari umukire Kenisi ni umushumba w'abakire ibyo bintu byo kwitiranya abashumba b'abakire n'abakire ni ibintu bibiri bitandukanye niwe muntu wanditse abwira ministre ngo ntazoga zaze naho yahereye gusa rongera yaradutse atanga ibintu nk'ibi Radio Rwanda igomba kongera gusubirana sanity ntabwo ari kuzana YouTube akatelize ira radio tuyifiteho stake ni yacu ni y'igihugu turayisorera nta n'ubu nkweretse facture z'umuntu ibyo atanga kugira ngo ira radio function ariko urafata radio y'igihugu ukajya gusenya nareke kuzana agatekerezo gakoze gutyo kuko nawe ntekereza ko ajya avuga ku bantu ajya bikoraho rimwe na rimwe kuri social media nagiye mbona abantu bavuga ngo Kenisi agomba gusaba imbabazi ziki nakubwiye ngo nimba ari we wazanye Semuhungu muri stade akaba atarasaba imbabazi Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane ku kiragando zacu zose nizere ko ukomeje kujya ugira amahoro abara makuru menshi cyane abari ibintu byinshi cyane tugomba kuganira ariko mbere yuko tuganira reba nimba warakoze subscribe ubanze ukande ufate isegonda rimwe ryonyine ubanze ukande hanyuma ibyo ni birangira ukande kukazogera kugira ngo amakuru yacu atazajya gucikanya ngo se amakuru yacu azajye akugeraho mu ubambere hanyuma ukande like kuri no video hanyuma tuze no guhana n'ibitekerezo byinshi cyane biba biri muri komenti n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda niba Kenisi abashaka nabashiriye match saa 12 bahagere saa 11 bazari saa 2 basi bagiye saa 2 bagende cererwa Kenisi cyangwa nanjye kira gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru ari kubuni nanjye hagira match najya kwireba ese ubwo twebwe ahubwo nabanze ko apera tuzazikora gute izo match ntabwo nabashoka bite match ntabwo gumaho nuko twageze half time oya half time se gukorana kimwe half time ya Rayon tukajya muri pyramid cyangwa rero tukayinyonga beshese yakaba rero ari urusaku cyangwa se uruvangitiranye rw'amajwi y'abanyamakuru batandukanye bakora kuri Radio Rwanda barimo Jean Claude Kwizegera barimo mugenzi wabo Lorenzo ndetse n'abandi ubwo bari gutanga ibitekerezo ku mikino yari yabaye ku munsi wari wabanje umukino wahuje equipe ya Pyramid umukino wa Pyramid equipe ya mu Misiri ndetse na equipe ya APR FC ndetse na equipe ya Gasogi United ndetse na equipe ya Rayon Sport harumvikanamo amajwi menshi cyane ariko umuntu aribaza kubera iki Lorenzo ari wabaye highlighted cyane kubera iki ari we Kenisi yatoyemo akavuga yuko ibyo ari gukora bitarimo ubunyamwuga nuko ari umwana nuko ari we muto mu bantu bari kumwe muri studio cyangwa se nuko basanzwe bafitanye ibibazo biri private kubera iki abantu batandukanye kuri social media Lorenzo ari we bavuze yuko ibyo ari gukora birimo bitari professional ni ibitekerezo by'abantu batandukanye nawe ufite ibitekerezo byawe dushobora gusangira ngaha muri comment muri no minsi turi muri digital era cyane cyangwa se digital age harimo ikintu cyitwa mainstream ndetse na social media iyo fight iyo komba uko kutumvikana bamwe mu bantu bakora ku bitangazamakuru bya print media cyangwa se bitangazamakuru byandika bamwe na bamwe bagiye basigning out bagiye bava mu nzara kubera ko muri no minsi biragoye yuko umuntu ajya gusoma amakuru wanditse ku mugoroba kubera ko hari umuntu wese uyamwohereza kuri WhatsApp hari umuntu wese uyamuha kuri Twitter hari umuntu wese uyashyira kuri TikTok hari umuntu wese kuri Instagram hari umuntu washyize ku zindi mbuga zitandukanye bigatuma the print medias ndetse na social media influencers cyangwa se bloggers cyangwa se YouTubers nkuko abantu bakunda kubyita hahita hazamo conflict kwibaza abangaba ntibari gukora kinyamwuga nabyo
bikunda kugaragaramo ugasanga abo twita citizen journalist cyangwa se citizen journalism bari gukora mu by'ukuri rimwe na rimwe bashyizemo amarangamutima, bari biased cyane, barabagama kubera ko rimwe na rimwe badafite ethics zitangaza amakuru. Ariko rimwe na rimwe umuntu aribaza Kenisi yise Lorenzo avuga yuko ari YouTuber cartel cyangwa se babantu bafakinga inkuru kugira ngo bagire attention, bagire views, bagire igikundiro bigarurira abantu, ariko ibyo bari gutangaza ari bihuha cyangwa se atari byo. Kurikije bino bintu turi kumva, ese koko Lorenzo ni YouTube cartel wagiye kuri Radio Rwanda atabikwiye cyangwa se atabimerita, cyangwa se Kenisi we afitanye ibindi bibazo na Lorenzo, cyangwa se Kenisi nawe yashakaga attention, cyangwa se Kenisi koko barengereye ntabwo bagombaga kuvuga ibi ngibi bavuze. Turi guhana ibitekerezo. Nanjye ntabwo najya muri match tuzazikora match saa moya makuru iki ntabwo najya muri saa moya nzikwa peri se match ya saa moya ntabwo tuzayikora yakize saa moya. Ese umva bajya muri stade saa moya zikwa peri cyane saa moya na makuru saa mbiri ni pyramide na match ya saa moya match kuri televiziyo y'u Rwanda irele abantu bose bakayireba tumira yarangiye ko nanjye ndi kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana b'umupira w'amaguru nibyo twakubwiraga rero. oya reka nanjye nabyumva ariko nyina kubwiraga icyagamije oya ntabwo nigeze ngenda aho ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo, nyina kubwiraga baduha amakuru. Igitekerezo cye ni ukugumana abantu kuva ku isaha saa moya, match ya peri igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migera no mu tubari bakavamo saa sita. Nicyo gitekerezo cye, acuruza mu tubari, acuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya. Yega akaba rero ari ibyo bitekerezo bya Lorenzo byatumye witwa Kenisi arakara cyane, ndetse ahita avuga amagambo abantu benshi cyane bakiriye nabi. Abandi bati se Kenisi nk'umubosi, nk'umukire, nk'umushoramari, ndetse akaba na rwiyemezamirimo, kubera iki washaka gutobera no gutungira agatoki abantu ndetse no gushaka kubuza umugati umwana muto cyane nka Lorenzo. So yavuze amagambo menshi cyane, ariko muri ayo ngayo bavuga yuko Radio Rwanda igomba kongera ikareba uburyo yagarura umwimerere yayo, igakoresha abanyamakuru babifitiye ubushobozi. Se nawe nimba ujya ukurikira Lorenzo ntago afite ubushobozi bwo gukora kuri Radio Rwanda, hanyuma nimba afite ubushobozi, ikibazo kiri hagati na Kenisi kirava he, kiraterwa niki? Hanyuma reka twumve bwana Kenisi. Niwe muntu wanditse abwira minisitiri ngo ntazoga zaze naho yahereye gusa rongera yaradutse atanga ibintu nk'ibi. Radio Rwanda igomba kongera gusubirana sanity, ntabwo ari ukuzana YouTube cartels. Ira radio tuyifiteho stake ni yacu, ni y'igihugu, turayisorera. Nta n'ubu nkweretse facture z'umuntu ibyo atanga kugira ngo ira radio function, ariko urafata radio y'igihugu ukajya gusenya igihugu. Ukurikije rero ibyo Lorenzo yatangaje, se kuko nawe wabyumvisemo gusenya igihugu? Ukurikije nyine video mbanje kukumvisha nibyo Kenisi yari atangaje ahangaha, mu by'ukuri wowe igitekerezo kuri ibi ngibi cyawe niki? So Kenisi abantu benshi cyane bakuri mainstream ku radio n'amateleviziyo bose barabizi neza yuko ikitwa social media is taking over, ntagara no mu Rwanda ni kwisose mu rusange, ariko abantu bagikora businesses zabo muri analog cyangwa se mu bintu bya kera kenshi na kenshi bahita bagirana conflict kubera ko kwiyadabuta mu buryo bushya bw'ibiri gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nk'umuntu mukuru nk'uyu kenshi na kenshi bishobora kumugora akaba yabigira personal cyane ku bitekerezo by'umuntu runaka. Hanyuma ntekereza yuko atanarwanya YouTube kubera ko abaye uko nguko bimeze, yakabaye Radio 1 ndetse na TV 1 yabigumisha nyine kuri FM, kuri frequency abantu basanzwe bazumvira ni 91.5 ndakeka, cyangwa se ikagoma kuri TV aho abantu babirebera. Nawe ntafata ikintu kiganiro cyitwarira rashe ngo akizane kuri YouTube kubera ko nawe abakeneye abo bantu bo kuri YouTube, abakeneye abo bantu ari guharasingiraho cyangwa se kuvugira hano magambo kuri Lorenzo mwita YouTube cartel, cyangwa se wa muntu ufakinga amakuru kugira ngo abone intention ya abantu. So
nibyo ngibyo rero ariko ngiye nkuko nkunda kubikubwira rimwe na rimwe muzajya mwumva ibitekerezo byanjye bwite namwe dusangira ibitekerezo ariko nshobora no guhamagara n'abandi bantu batandukanye nabo bakaduha ibitekerezo murabizi yuko kuri Max TV ni hamwe mu hantu udashobora kubura package mu bintu byose tuba twagiyemo nanjye urabona ko naje nambaye agapira ka sport kugira ngo uyu munsi tuze kuganira ibya sport tumeze fresh yaba muri social yaba muri gospel yaba muri mu biri kuvuga bitandukanye dusangira ibitekerezo kandi ubyuza muri comment rwose nawe tuganira kuri no nshuro ndumva nahamagara umuntu witwa Bwana Mutabazi tuguhaye ikaze nanone. Murakoze kumpa ikaze muri studio za Max TV. Umeze neza? Ndamahoro ndashima umwami Yesu ubuzima bwo iby'ubuzima barimo byinshi umuntu barimo agenda abyitwaramo neza cyane. Ubuzima buri kukugora cyangwa ni ibisanzwe nk'abandi bose? Umuntu ari mwisa wafashe igihe mu ntambara ndi kwirwana nsinda ntago ndi gutsindwa. Ikibazo rwose ibintu bimeze neza. Mazimisi by the way ntabwo twari duherukanye Mazimisi ndi kubona inkuru zitandukanye zivuga yuko Mutabazi yakoze divorce Mutabazi yakoze gatanya Mutabazi byagize muri ubu none nkwamagaye mu by'ukuri koko utari kumwe n'umuryango wawe. Byaterwa n'igisobanuro bihaye ariko nge nemera yuko iyo umuntu akoze divorce akomeza gukora inshingano z'umuryango akomeza guhura n'abana gukomeza gukora ibyo yakoraga byose keretse wenda kuryamana n'uwo bari barashakanye ariko nyine process za divorce zaratangiye kubera ko uko nabitangaje imitekerereze ya Mutabazi niyo babanaga ntiyahuzaga kandi Bibiliya aho yemera yuko rwose iyo urugo rwa mbere rwabikoreye no ibice 7 umurongo wa 15 ngo nubona urugo rutarimo amahoro hakaba ariho umwe wumva birenze urwego rw'ibyo yakyanganira agashaka gutandukana mugenzi we azamureka atane ngo azaba hambuwe bivuze ko azaba yemere kongera gushaka ngo kuko Imana duhamagariye amahoro rero Mutabazi yakoze icyo agomba gukora kuko Imana duhamagariye amahoro kandi ibyo nta nubwo ari inkuru nge kubwanjye divorce ntago ari inkuru iyo uwari we wese yaba yarabaye ntawe ariko yumva nayigize inkuru igitangaza abantu iyo badahuje baratandukana icyo ntemera kandi nemeranyaho na ribu ko tudakwiye kucyemera ni icyo umuntu uza ku mbuga akiriza akavuga uwo babanaga nabi ngo yangiriye aryanga akora atya oya ntago twahuje tugomba gutandukana hari ukuntu abazungu bana bavuga ngo twumvishe dushaka gufata pause byo bajya babigira kwenda tuvuge ko hano bidahari ariko nyine gutandukana ngicyo nemera nuko umuntu yaza avuga uwo babanaga nabi kabiri iyo umudamu mutandukanye amafaranga wasohoraga kuri urwo rugo urakomeza ukayarusohoraho kugeza igihe azongera gushakira undi biravuze ngo nimba naraguraga umwenda n'ubundi nzakomeza ngugure nimba naramusohokanaga n'ubundi nzayanshishamo mukandira akanyenyeri mubwira gusohoka nimba warishyuraga inzu nuko bimeze nimba abana ari uko nimba abana warabasohokanaga nimba abana mwaraganiraga ugomba gukomeza byose by'inshingano wakoraga cyokoze yakongera gushaka akaba ari bwo ibyo byanditse muri Timoteyo Paulo amwandikira amubwira ko atagomba kujya yandika abapfakazi n'abadivorce bakiri batoya agomba kubareka bakongera bakajya gushaka kandi abapfakazi b'indushyi n'abadivorce b'indushyi itorero rikabafasha ariko noneho aba ufite umuntu we wabugufi umupfakazi cyangwa umudivorce w'indushyi akamufasha ku ruhande bitajya mu programme z'itorero ni byinshi rero amatorero yatwigishijeho macuri ku buryo usanga abantu bari kugira stroke imitsi y'ubwonko igaturika kubera ko babana nyine badahuza rero ntabwo ibyo ngibyo bikwiye ndetse bigize icyaha kudakora divorce n'umuntu kugumana nawe byagutera stroke bigize icyaha ndetse n'icyaha kirenze gusambana yego reka aho ngaho twoye kuhatinda ahubwo urateganya kuzazana mu by'ukuri nta nkuru birimo byarabaye biri kuba ariko ndi no kubyitwaramo neza cyangwa se ntekereza ko hazabaho kubyitwaramo neza mu bwubahane ndetse no mu gukomeza inshingano ndetse no mu kubikora mu buryo butanyuranya na Bibiliya cyangwa se bujyana n'uko abana b'Imana bari bakwiye gutwara ibintu. Ni wowe wasabye divorce cyangwa n'umugore wasabye divorce?
ni njyewe wayisabye kubera ko we yizerera mu karamata byatari donc ntabwo tumenyereye abagabo bajya kwaka gatanya imbere y'abagore kandi wenda umugore atabakoreye ibi ngibi tumenyereye kuguca inyuma gukubita no gukomeretsa mu banyarwanda niho mbivuga ntabwo tubimenyereye reka icyo ngicyo tukireka ahubwo ndi kwibaza uzazana undi mugore abandi bantu iyo batandukanye n'abagore babo rimwe na rimwe bavuga yuko batazongera kuzana abagore kubera ko wenda baba bahuye n'ibikomere ndetse n'ibindi bihe bacanyemo n'uwo mugore byatumye bazinukwa abandi bagore cyangwa se nimba ari umugore wazinutswe abagabo kuri wowe. Icya mbere nuko njyewe ntago urukundo nkunda ruba rukoze mu marangamutima nta nubwo ndefinise urukundo nk'amarangamutima. Love is not an emotion, love is an unconscious logic anchored into your precepts, your philosophy, your purpose and your definition of life and success and marriage. Icyo nicyo gisobanuro mu gitabo nanditse nashyizemo cy'urukundo. Rero nimba urukundo rwanjye ari logique ntabwo ndi bukomereke cyangwa se ngo nakomeretse, so mu yandi magambo zongera nshake navuga ngo cyane ko n'uwo twari turi kumwe umwana mwiza. Hari abantu banga abagabo bose n'abana babi, abagore bose n'abana babi, oya n'uwo twabanaga umwana mwiza ariko mu mitekerereze tudahuza. Rero ntabwo mwamumenye ko abagabo ba divorce ntacyo babakoreye nuko badatekereza nyine mu mutabazi. Buri wese akora ibingana n'ibyo atekereza, buri hene ikarishiriza mu burebure bw'ikiziriko cyayo. Imitekerereze yanjye inyemeza ko iyo tudahuza mu mitekerereze ku rwego runaka, iyo bitangiye kutupertiriba donc gupertiriba psyche cyangwa se ubwonko, iyo ubwo ariho mbwiriramo abantu bavuga ngo nimba wumva usigaye urenga iwawe kubera umugabo nyine harimo ibibazo bikomeye mudahuza, amahoro akabura guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, umwaka ukarangira utashobora gusobanura ngo hari umunsi wari uri muri urwo rugo ukumva hari amahoro, umunsi ukarangira uwa kabiri wa gatatu ukabona mu mvugo zanyu nta na rimwe muvugana ngo wumve harimo kuryoherwa. Iyo hari aho kudahuza kungana gutyo ukuri pe ukwiye gutandukana, kuko Bibiliya iravuga ngo mumenye ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka, ngo nuko usenyera urwo rusengero Uwiteka utsemba urwo rusengero Uwiteka azamutsemba. Muri cyo gituma ubusambanyi ari icyaha gikorerwa imbere mu mubiri ngo kikaba ari kibi kurenza ibindi. Ariko nyine nkavuga ngo kudatandukana n'umuntu mudahuza bikabije cyangwa se do A a Z, cyo none n'icyaha kiruta gusambana, kuko cyo ntigikorerwa mu mubiri, gikorerwa mu bwonko, donc cyangiza psyche. Abantu bakomeze kwihambiranaho, umwe ujya kumva ukumva ngo yagize stroke, undi ukajya kumva ukumva ngo ari gufata ibinini by'umutwe, undi ukumva ngo umugabo ngo asigaye amara nk'amezi 3 atarashaka umugore we ataruka atari mwiza, kuvuga ngo byaguze ku rwego byangiza bidamaging ubwonko. Bari bakwiye kubaho bagakomeza kuba. Rero ngo nzongera nshake nashyiraho ijambo rivuga ngo ASAP, ASAP. Abantu babizi bisobanura ngo as soon as possible. Divorce nimara kuboneka, niboneka saa 4, nkaba nshobora kuba hagati yo saa 4 na saa 8 nabona uwo tuwahuza mu mitekerereze, najya kwandikwa mu murenge nta kibazo rwose. Undi mwabana nagiye mbona abantu bavuga yuko mu kutumvikana kwawe n'umugore wawe byagiye biterwa n'ibiganiro n'ibitekerezo byawe utanga mu bitangazamakuru ndetse no kuri social media ahantu hatandukanye. Uwo mwaba mugiye kubana akubujije ko adagushaka mu biganiro ndetse no kugaragara mu bintu byo mu ruhame, n'ijambo rimwe mbabare ntugisobanure, umbwire yego nimba wakwemera kubana nawe hanyuma dukomeze n'impamvu nari nguhamagaye nyamukuru. Cyambere byo bavuze ngo umudamu yari yabimbujije cyo nta naho bihuriye, no kudahuza mu mitekerereze. Umuntu rero ngiye gushaka, icyambere azaba asanzwe azi ibitekerezo byose mvuga kuri sije zose navuzeho n'uburyo mbivuga. Nimba ibitekerezo byose 100% cyangwa 99% atarumvishe bimwinspira kandi bimwinfluencing cyangwa se bimuryohera, cyaba ari igitekerezo cyiza cyuko atirwa ashakana nanjye, ko ntago yabashatse urwo yabashatse divorce. Bivuze ngo ntago nzashaka umugore ngo nze kumubera umugore, nzashaka umugore kugira ngo nze kumubera umugabo. Hari indirimbo ya Priscilla yaririmbye aravuga ngo nabonye uwo menero tubanga uzuza interuro zanjye tugahuza. Ariko Priscilla aramutse atari ukubera lyrics yanditse,
aramutse koko ashaka umugabo uza kuzuza interuro ze yaba uwo muntu atari Mutabazi cyangwa udatekereza Mutabazi, kuko ahubwo nge nemera ko umugabo Mutabazi cyangwa undi mugabo ashaka umugore cyangwa ashaka uwo Priscilla, ngo uwo Priscilla aze kuzuza interuro z'uwo mugabo. Nimba rero uwo muntu yabaje afite interuro ze zivuga ngo ntugiye gukora ibiganiro, icyo gihe urugo rwemera nk'ubwami, ntabwo ari nka demokarasi. Kandi mu bwami ntabwo umwamikazi aza aje gushepinga ubwami. Vision y'igihugu bifitwe n'umwami, umwamikazi akaza kumufasha kugira ngo abashe kurangura ayo mabanga y'igihugu no gukorera igihugu cy'abaturage. So rero nanjye ubwo nubatse ubwami mu bitekerezo, nzashaka umuntu uje kuba umwamikazi muri ubwo bwami, ntabwo nzashaka umuntu uje umurebera uje kubushimuta ngo ahashinga ubwami bwe ku giti cye. Kuri icyo nacyo ndagushimiye cyane. Hanyuma nguhamagaye nonaha imbere yanjye ndi kureba video, bijya binyobera bijya binanira kuvuga nimba ari umugabo cyangwa nimba ari umugore. Iyo ngiye kuvuga ngo Eric Semuhungu binanira kuvuga imbere yanjye ndi kureba umugabo cyangwa ndi kureba umugore. Ubwo ni kimwe muri ibyo ngibyo, kubera ko numwe mu bagabo biyemereye yuko baryamana no bahuje ibitsina kandi akabikora nk'umugore. Hari video ari gukora ibyo bamwe bise ibitera soni mu ruhame, ari gukora ibyo abanyarwanda batamenyereye. Bamwe bagiye babihuza n'ibyabo, buri wese no kuba bitekereza. Iyi video turi kureba nimba nawe warayibonye, wayibonyemo iki, wayitekereje iki nka Mutabazi? Ngo bagiye babihuza, buri wese afite icyo yagiye abihuza nabyo. Ndi kuganira noneho n'umuntu personally, noneho nkawe nka Mutabazi, ni video wabonyemo iki? Bo numvishe ko ihari, bibona mu ushuka ubwo kuko mwabivuze kamvuga ko mutambeshye hari. Ariko ari ikintu tugomba kwiga muri ubuzima. Isi ahigeze, u Rwanda aho rugeze, nk'uko u Rwanda rwo hambere bashakaga abagore benshi, ari nabyo mbwira abakristo yuko Imana nta kipfa n'umuntu polygamy, nta kipfa n'umuntu ushaka abagore benshi, ahubwo bireba umuco w'igihugu. Nimba u Rwanda tutabishyigikiye n'itegeko nshinga ritabishyigikiye, ariko muri Tanzania na perezida ubwe akaba ari umugore wa kabiri mu bagore batatu. Muri Senegal yatsinze n'amatora afite abagore babiri, aza no kurahira bafite. Mu magambo makeya ni question y'igihugu kwacyo. Nko kuvuga iki rero, nko kuvuga ngo tugeze mu gihe u Rwanda usanga umukuru w'igihugu harabonetse ifoto yifotoranyije n'uwitwa Ellen DeGeneres, kandi mpamya yuko abakurikira media international hari uko biba bihagaze. Nko kuvuga iki, ni u Rwanda ruha ikaze na karibu abantu bose baturutse amahanga yose, kandi uko abantu bagenda baza baturutse amahanga yose, buriya banazana n'imico itandukanye baturukanye muri ayo mahanga atandukanye. Noneho tukareba ngo amategeko ahubwo wenda icyo yemerera buri munyarwanda uri mu Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi butandukanye. Nkavuga ngo rero ntabwo abantu bagomba kumva ko ikinyejana tugezemo wabuza umuntu gukora amahitamo ye. Nubwo nkunda ari umuntu watangiye kunyandikira 2017 kuri Facebook, kandi guhera 2017 yabaga ashaka ngo turyamana, ari umuntu w'igitsina gabo witwa Christian n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ejo bundi bwo none arambwira ngo nshaka ibihumbi bingahe by'idolari, ariko ngo nukuri ngo nayago ariko nkakurya. Hari ibintu bawumva nyine bibiri bizarre. Kubera iki? Nawe ari kuviolatinga uburenganzira bwanjye. Kuviza iyo myaka yose nagiye mubwira ngo ibyo bintu njyewe sinakubuza kubikora nimba ariyo mahitamo yawe, ariko njyewe ntago mbyemera. Ntugiye kure, genda nagira ngo numve uko wakiri ino video gusa kugira ngo nkomeze yuko uburyo njyewe nakakira video nk'isohotse. Icyambere navuga ngo uretse n'iyo video y'abagabo ku bagabo, n'iza abagabo ku bagore ntizari zikwiye gusohoka, kuko bigize amashusho y'ubwambure, bigize ubuzima bwite bw'abantu. Nuvuga ngo bene izo video ntizikagere mu bantu, ntizigasohoke rwose. Ariko kubera ko hari umuntu uvuga ngo ndayisohoye ngo kuko ngo ibintu ntibikwiye, ariko reka tubanze tuvuge ikindi wako no gusohora video ubwabyo ari byo bidakwiye. Kureba ngo ibyo umuntu akora, kuko burya iyo video bidasohoka abantu bari gukomeza kubaha amahoro. Kuba wenda yaragiye atangaza yuko aryamana nabo ariko atabigaragaje,
ni nkuko n'urugero nawe Kasiye turakubona tukabona ko nimba utari umutinganyi uhura n'abakobwa cyangwa se wenda uzahura nabo nimba utari imanzi uhura n'abakobwa ariko bya bindi mukora iyo mwahuye ubizanye byatangira kubangama byatangira gukorwa ibiganiro n'ibindi nko kuvuga ngo rero njyewe icyo mbona nuko abantu bakwiye gucika ku muco wo gusohora amashusho y'urukozasoni gusohora no gufata ubuzima bwite bw'abantu atari bo babwishyiriye hanze bakajya kubuvanayo bakajya kubuhakinga ariko nkoresha ijambo zo guhakinga ugasanga turi gusanga ngo amavideo ngo y'inyamirambo ngo amavideo ngo yasabe biriya bintu ntabwo iyi video ya Semuhungu nawe donc irimo kubyina bidasanzwe irimo kuzunguza subwo ndacyita ikibuno kandi ari cy'igitsina gabo donc irimo kuzunguza ibice bimwe na bimwe by'umubiri kuvuga kuzunguza nkibuka ibyabaye muri stade ni ibyo uvuga ni video nta myenda yaririho ni ibingibi pe ni ibingibi abantu bari kureba imbere yacu hari abantu bari kubihuza n'agahinda gakabije bati abari kurwana n'agahinda gakabije donc k'ibyo yishoyemo kuko barabaye deported akabereza mu Rwanda kuko bari gukinira mu Rwanda kuko bari gushaka attention kuko bari gushaka gukongeza abandi bana babajene mu bijyanye no kuryamana abantu bahuje ibitsina kuri wowe ikintu cyo nzi nuko hari umusore ukunda kwakitinga kuri YouTube nimba ari umutinganyi byanya byo simbiza ariko yakitinga avuga ko ari umutinganyi yambaye amajipo n'ibindi nk'ibyo yigeze kumbwira ukuntu ribu yigeze imubwira iti rero ibyo bintu byawe by'ubutinganyi waba uri we waba utari we twe ntago tubijyamo ariko hagarika ibintu byo kumera nk'ubikangurira urubyiruko umeze nk'ubibashoramo icyo kikagaruka ku byo Museveni yemereye abazungu ibindi akavuga ati ntago nabivanamo yaravuga ati umuntu uzatingana abikorera mu cyumba cye rwose natwe ibyo dukora n'abagore bacu ntago tubizana ku karubanda ariko natingana akabyigisha n'abandi akabikangurira abandi tuzamufunga nafata ku ngufu akana k'agahungu cyangwa umugabo mugenzi we tuzamwica naryamana n'umuntu afite sida bagatingana afite sida akayimwanduza nabwo tuzamwica igihano n'urupfu nubwo wenda mu Rwanda turashyira ibyo bihano ariko reka mvuge ngo hari amategeko abatanditse nko kuvuga ngo Eric Semuhungu agomba kuzasobanukirwa yuko u Rwanda kubw'impamvu z'uko ducuruza serivisi tuganwa n'amahanga yose ashoboka dushobora kugira uko dutwara ibintu nitushyire amategeko ibintu bimwe n'ibindi ariko azirikane yuko agaragaye nk'umuntu urimo abyanduza urundi rubyiruko reka wenda mufasha akantu kamwe ari bubwumve neza ashobora gushiduka yabyanduje umwana w'abakomeye ubusanzwe unabyanduje umwana wa mwene ngofero wakabaye bakugenza nyine uko bikwiye ariko reka nkore ijambo rivuga ngo arijya azashiduka yabyanduje umwana w'umuntu utari bubireke ngo birangire gutyo icyo gihe rero azamenya ukuri ku mubaturi byiza rero kubatingana kwe ntacyo bitwaye abanyarwanda ntibitubuza kuryama ntitubuza gusinzira kugira ngo banabone uburyo twebwe twibohoye twanabohotse tunagutse mu bitekerezo hari influencer mushiti wanjye bajya bavuga ngo nawe ngo arabigira nubwo nabonye atabigira kubera ko bagaragaje video ze ngo ari kugira ibindi bintu ariko ntago ibiganiro bye birarebwa cyane ntago abantu banze kumureba ngo nuko ngo avugwaho ngo bakeka ko ibintu nk'ibyo ngibyo Brian bararebwa donc followership abantu baranabakunda by the way ndetse nanavuga ngo abantu bagiye bavugwaho ibintu kubera icyo utanze urugero rwa Brian narimvuze ngo abantu bagenda bashinjwa babeshyerwa reka nkore ijambo ryo kubeshyerwa ko banyirubwite ntibarabyemeza babeshyerwa yuko bakora ibintu by'ubutinganyi ni bari mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zacu bivuze ngo rero abanyarwanda ntacyo dufitanye ikibazo n'umuntu kuba yabikora ariko akabikora nanone atabangamiye ituze ry'abanyarwanda atabikora ngo aze abyamamaze ku mbuga atabikora ngo aze ngo abishishikarize urundi rubyiruko abitakagiza biratarate oya mu by'ukuri rero Eric Semuhungu inzego zamuganirize zimushyireho imbago ariko birabyo nk'urugero se baramushyiraho imbago muri stade harya buriya arimo yigira kuriya yari yatumiwe
Kenisi yari yamukoresheje nk'umushyushyarugamba cyangwa se nk'umwe mu bantu bari yamwifashije mu kwamamaza umukino wahuzaga Gasogi United ndetse na ekipe ya Rayon Sport ndetse amwifashisha muri timu y'abantu bari buze gushyushya urugamba. So tukiri naho ngaho uwitwa Lorenzo ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda, we yamaganye bino binavuga yuko stade atari night clubs, atari ahantu abantu bajya kubyina no gukora ibintu nk'ibi ngibi biteye isoni. Uwitwa Kenisi yababajwe n'amagambo Lorenzo yavuze, avuga yuko Radio Rwanda itagomba guha akazi YouTube cartel cyangwa se cartels, avuze benshi cyane ashaka kumva ngo abantu baza bashaka attention bagafekinga news views, bakubahuka abantu bagasenya ibyo abantu bubatse ndetse n'ibindi byinshi cyane, bisa nkaho namusabira ko yakurikiranwa nkuko nagiye mbona abantu bari kubivuga hano muri comment. Kenisi kuba yibasiye uyu Lorenzo kubera ko Lorenzo yamaganye ibi ngibi, byo urabitekereza iki? Ngiye muri filozofi ya Kenisi nyina musabira kwirukanwa mu gihugu, ubwo rero nabireke nashyira agapira hasi, kubera yuko we yazanye umuntu muri stade Amahoro akora ibyo bintu ntiyabisabira imbabazi ngo navuga ati twari twaganiye numva ko ibyo atari bubikore, ariko bw'icyo gihe wahita usobanura yuko mu influencer dutunze kataba no mu bantu banini kubera iki we yazanye ko iyo abari umwe mu banini muri campaign y'umusaza yari kuzamo. Twabonye DJ Brian wenda, ariko ntago twabonye uwo nguwo. Byanga bikunda rero nareke kuzana agatekerezo gakoze gutyo, kuvuga ngo Radio Rwanda ngo nimuvugeho, kuko nawe ntekereza ko ajya avuga ku bantu ajya bikoraho rimwe na rimwe cyane. Wenda ntaga kabya nk'abandi bakabya, ariko nawe ajya komozaho da none twabwa rero ngo kuvuga yuko stadium atari night club ntibyakuraho ko Rayon Sport yazanye Kigali Babes bakatwika, siko kuri cyane, kandi bari muri stade. Ntibyakuraho yuko muri stade ya Nuza basket bajya bazana bano bantu bita ba cheerleaders, kandi aba cheerleaders no kuzunguza ikibuno no kwinyonga ntibijya biburana, ntibijya bitandukana, ntago bitandukana, ahubwo homosexuality mu Rwanda ntiraba ikintu wakentertaininga imbere mu ruhame rw'abantu. Ibyo rero na Kenisi yagomba kuba abizi, kuko abizi rero umuntu wahisemo kujya akoresha akabuno ke ibyo agakoresha, ntabwo wamutumira mu influencer, ntabwo wamutumira mu influencer, wamureka ukajya influenceriza iyo kuri za Instagram n'ahandi. Mu yandi magambo umuntu wabanje kuzana ingwe mu mujyi wa mbere ni Kenisi. Ibindi rero by'uburyo wenda abanyamakuru bamwuriye, kuki byamubabaje kuki Kenisi bamuteyeho comment bikamubabaza? Reka nkubaze Kenisi na Lorenzo si cya kimwe, si class imwe, ni class imwe rwose, uretse ko Kenisi ari umukire. Oya, Kenisi ntago ari umukire. Kenisi ni umushumba w'abakire. Ibyo bintu byo kwitiranya abashumba b'abakire n'abakire ni ibintu bibiri bitandukanye. Wamugana nagiye mbona abantu bavuga bati Kenisi koko nimba ibi bikorwa byose ari ibye, ni gutaza guhangana n'umwana nka Lorenzo ndetse binagaragara nk'ashaka kumwirukanisha. Nanjye Mutabazi nabuze abo mbere umushumba, nanjye ndashaka ko nshumbira, nanashumba neza, ariko bivugwa yuko bino bintu byose ari ibye. Kwemera ko dushumbye ntagabiro ukuvuga ngo rero ngo bari abana ngo ngo you see, oya, keretse wenda bari kuvuga kuri plan y'ibitekerezo wenda kuri plan ya influence, nkuko nanjye Mutabazi ari yenge mugane hari umuntu ntasubizanya nawe kuri YouTube, hari urwego ntekereza mind yangiriho, cyangwa se we navuga ni n'abantu bankurikira n'abantu b'abahanga, ariko yavuze yuko ariko yavuze yuko iki kigo ariko yavuze yuko iki kigo cyitwa RBA nk'umukire akaba n'umushoramari agishyiramo amafaranga menshi cyane kugira ngo kibe kiri gufungisiona, ngo ntabwo yumva uburyo bashobora gutondagira kipe nka Gasogi bagasenya ibyo ari kubaka kandi ubwo uvuze Gasogi nanjye reka mbwire abanyarwanda ko nanjye ndi umufana Gasogi wa danje, ariko nyine ubwo turi gutanga ibitekerezo ntabwo turi gufana. Oya, gufana tube turetse hano ntabwo nkora umupira, hari abakora imipira, ariko numari Gasogi ndayemera. None se aragira ngo bazajye
asanzwe abizi ko bakora ibiganiro bakavuga bati APR gutya bakavuga ngo kanaka ari kwicara Rayon Sport ibintu nk'ibyo ibyo biganiro byose bazabikora bagere kuri Sadate kandi babizi ko no tugeze kuri Sadate we n'umukire bya nyabyo bagere kuri Sadate bavuge bati Sadate Kenisi ni utari umukire bya nyabyo ni gutya na gutya sinagusobanuriye se nyine uburyo biba bikoze rega nanjye buriya nasenze neza Imana ikanyumva aryo nabona umukire nshumbira akavuga ati muhungu wanjye kurikirana iyi mari iterambere ryayo bigende neza reka nigarukire nta nicyo bitwaye ngenda nabyemera birakwiye kubera yuko nyine aba investor bazana investment yabo akagira umuntu nyine buriya dushatse baravuga ko bari ba Bill Gates bamwe kuri sansi imwe bari abashumba kuko ujya kureba ugasanga Microsoft zifite trillions z'amadolari zifite ariko we afitemo angana gutya harimo n'abandi bantu bafitemo ayandi ariko akaba ari ubiyoboye akaba ari we ubiha umurongo tugarutse bavuga ngo nimba basesengura equipe nationale nimba bajya banagera ku rwego na ministeri ya Minispoke bajya bayigeraho bakavuga bati ministeri ati rwose kuba equipe nationale itari kuzana ibikombe itirimo idusebya dore gutya na gutya na gutya sinzi ukuntu uzajya kuvuga ngo bazagenda bajya kuri Minispoke bavuga ibyo babona itari kwitwaramo neza bajya kuby'imisifurire bati imisifurire gutya na gutya bajye kubijyanye reka ibintu by'imipira tubireke twe tugaruke ku iby'imipira ibitagenda barabivuga ibyo ibitekerezo byabo byuko babona ibintu byakozwe bakabivuga ahubwo narindi kureba ukuntu abo ba Lorenzo bari bavuga ngo nimba umukino narawushyize kuri saa moya niki kandi nimba ari na APR yari gukina na Pyramide mu Misiri kabisambiri deje umukino marisaha n'igice aho ati biragaragara yuko rero abantu barabakeneye kujya kureba Pyramids na APR ko ari umukino mpuzamahanga so bagerageza kugaragaza uburyo mu mitegurire hari ibyo babona banenga batemeranya nabyo yagombye kuba ari we muntu wa mbere uvuga ngo bari abahungu ndabashyigikiye bazanshake mbakaragira undi ku mafaranga mbarenzeho kuko batanga ibitekerezo byabo ariko agahita avuga ati mbakubita agakoni kunda buri ibitekerezo byabo dore gutya na gutya nawe agahita atanga irye rero buriya Kenisa bari gutenguha abanyarwanda bari bazi ko ubundi ari impirimbanyi ya freedom of speech and freedom of opinion mu by'ukuri rwose ntabwo yakabaye agaragara avuga kuriya akenshi na kenshi abanyarwanda bajya bavuga ko iyo umuntu ababaye ngo bajye muri private life ye bagaragaje ibyo akora muri donc kuri scene y'imikino n'umupira nkuko babivuga ku wundi no ku bandi no kuri ministeri no cyose kuri social media nagiye mbona abantu bavuga ngo Kenisa agomba gusaba imbabazi ziki nakubwiye ngo nimba ari we wazanye Semuhungu muri stade akaba atarasaba imbabazi akaba ataranategekwa kuzisaba n'abareba kure bakabona ko ari byo bikwiye ahubwo icyo gihe natangira kuvuga ngo bari bakwiye kumutegeka gusaba imbabazi nibo bakwiye gusaba imbabazi sinzi wenda bategeka abandi hano kwandika iretere zo kwegura ku bushake bwabo abo bantu nibo bakwiye kubwira Kenisi ngo biriya bintu rero biriya bintu bya Kenisi bimeze nka wa muntu kuri MTN wanditse agashyiramo big energy donc ni same class donc nabi class muri level zimwe ariko wibuka yuko MTN wenda kiyongozi wabo yese yandikira uwandika kuri Twitter zabo aravuga ati si ibyo bintu gira vuba rero navuga ngo akosha Kenisi iri kote ntabwo ryaba riragiye ndi kureba iri kote sinzi wenda nimba niko narindi kwirebera narindi kugenda stalkinga kuri Instagram ya Kenisi iri kote ntabwo ryaba riragiye oya wenda ubwo cyokoze nimba dutuye muri Amerika ntagaragiye ariko nimba turi mu Rwanda twose hari abashoramari bazanye imari yabo baramubwira ati rero tubona wabibasha kandi reka tunavuge ngo ari mu bashumba beza none se yigeze ahombya ba boss be oya none cyazwa zitwa za contacts zitahombye cyase hari ama media menshi yaje byanga gufata none se ubu tuzavuga yuko kuko kasi episode YouTube ari yawe
ubu tuyobewe yuko abadiaspora bamenye amafaranga i Kigali mu macano n'iki ukabona abahungu basaze rwose aragura kamera akagira gute akamugenera umushahara abahungu bagakora abadiaspora bamwe bakunguka abandi bagahomba bagahita bata erega gushumba birakabaho gushumba bituma abantu bava mu bushomeri n'ibindi byose ikindi umuntu w'umuhanga ushobora kubyaza nyine ishoramari umusaruro hanyuma rero burya tujye tuganira tunagira abantu inama hari uruhande hari abantu bari ku ruhande bavuga bati koko Lorenzo yarengereye ntiyagombaga kuvuga bino bintu abandi bari ku ruhande rwa Lorenzo Kenisi yarengereye mutabazi tuba dukeneye ko abantu bose babana badahangana kandi ntagire umuntu hombera mu bikorwa bya mugenzi we Lorenzo uyu mwana ntabura akazi Kenisi kuko yatangiye kugarura uyu mwana yasabye inzoga Minister none arongeye donc bigaragara nko wagira ngo harimo umukino w'ikirane hagati ya Lorenzo ndetse na Kenisi abantu bavana imire somo tugana ku musozo iki ngiki kuri wo wumva cyakorozingwa gute mu byukuri kugira ngo bose babane kandi babane mu mahoro hanyuma bakomeze kubaka igihugu cyababyaye kandi bigende neza. Icyambere Kenisi ntago ari umukire nareke kuvuga atitre y'umukire navuge atitre nyine y'umuntu navuge atitre y'umuntu uri mu mikino kuko naza niyo hangire wango ngiye nk'umukire okay wenda tuvuge ka represent abakire bashoye muri Gasogi abakire bashoye muri TV1 it's okay it's fine ariko kuvuga ngo kubana abantu badahangana business no guhangana ahubwo ni bahangane cyane birinde gukora ibigize ibyaha naho umuntu nimba nawe ajya kuri TV1 akarekura ibitekerezo bye akabirekura ariko byanyabyo nareke Lorenzo nawe arekura ibitekerezo ahubwo niyumva ari amukubitira mu ideyi amubwira ati Lorenzo rero nibagwemba 700 ngwaye 1,200,000 mvayo dukore ntago aho ngaho kuvuga ngo nazagire ngo uvuga ku wundi ntabwo mbona aricyo kintu gikwiye ahubwo ibintu biravuze ngo ngiye igitekerezo cyanjye nuko bakomereza aho umuntu ukwiye gusaba imbabazi ni Kenisi nimba kuba yarazanye umuhungu urimo yigira ukuntu ntazi nabonaga na Shadibo byamurenze azaza avuga ati nabonye nshingiye ko nabasha Dibo babinenze n'abandi babinenze batandukanye basabiye imbabazi mu b'influencer agomba kuzana ntago hagombaga kuzamo ukora biriya n'ibindi wenda byaba byarabaye by'amakosa nimba bihari kuko nge ntagomba mu mikino wenda ngo mbe mbizi byose ariko kuri icyo cyo kuzana umuhungu wigira kuriya ntago u Rwanda ruragira aho ngaho birakwiye rero yuko abarebera u Rwanda babyibutsa Kenisi noneho kuko nawe tumwemera Kenisi nk'umuntu utegura bwa Kenisi ni umuntu w'umuhanga cyane muri byinshi donc ariko umuhanga muri byinshi ntago bimwemerera gufata ku munwa Lorenzo ahubwo nasaba yuko Lorenzo nimba bidashoboka ko abikorera kuri RBA kubera wenda imirongo ya editorial ariko nasaba yuko yashaka handi wenda yabikorera nimba ari kuri YouTube nimba ari n'ahandi simbizi ariko Kenisi bakamuhibye ku rwego ubundi ngo havuga nyir'ubukozwemo nyir'ubuteranwe n'akebo ngo buriya ngo ahita ceceka nuwango Kenisi niba muhibye ku rwego rushimishije ku buryo amenye ukuri kukamubatura donc kuko hari ukuntu ari kwitekereza nk'umuntu sinabyita ngo iki nuwango niyumve yuko bigeze kugutangaza kuvuga ibitekerezo kuvuga ku by'imikino bitandukanye ari kuri revimwe nabo ba Lorenzo nareke rero nkuko nawe yari kuvuga atagenda abara amagambo nareke kubabarira amagambo y'ibyo bavuga n'ibyo batavuga cyane ko nge mu byo numvishe ntibigeze amurengera bavuze ko gusa ibintu byabipanze nabi yabirebye nabi mu buryo bumwe n'ubundi bagenda babinenga nkuko banenga n'ibindi byakozwe n'abandi ubwo Rayon Sport yazanaga Kigali Boss Babes nubwo wenda ntabyumvishe babinenga ariko nge numvishe umuhungu twiganye witwa Mahoro Yves Jean Bertrand yakunda kwitangwa ariza nimba ari ariza uwo muhungu yaraje aravuga ati no bari ba Boss Babes ntago aribo bakaba nimba rundi babivuze sindi kubyibuka abantu ntago aribo bakabaye bicubaza mu myanya y'abareyo donc asa n'ubinenga aravuga ati no bagombaga gwenda kuza ariko nibicare mu myanya hariya nahicara ba legend ba Rayon Sport hariya nagomba kwicara so abantu bagomba gutanga ibitekerezo nimba ikintu wakoze batake nimko wenda n'urugero ibyo nakoze mu bijyanye na divorce hari abatarabyemeye none sinze mvuga ngo nimba hari wavuze ngo ntago umukozi w'Imana yakabaye divorcinga ngo mvuge ngo bakabaye bamwirukana kuri YouTube ngo ntago akwiye kubivuga oyana we opinion ye iramwereka yuko ibyo yakoze bidakwiye
kandi ari kwisobanura, ahubwo nawe uraza ugaragaza uburyo imitekerereze ye iciriritse, nurangiza bamwe bajye kuri side yawe bemeranya nawe KNC, abandi bemeranya na Lorenzo, ubuzima bukomeze. That is how it is. Ndagushimiye cyane Mutabazi. Yeah. Tumushimire cyane Mutabazi ku bitekerezo biri very big, so ni ibitekerezo bye nkuko nawe byawe biba biri very big, yaba wowe dusangira ibitekerezo hano muri comment, ndetse nabaza bakaduha ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu, yaba batwandikira kuri WhatsApp, hari abantu badukunda bakatwandikira, hari inzego zikatubwira wenda bimeze gute, hari abantu bose batandukanye baduha ibitekerezo, ndetse n'abakunzi bacu mu buryo budasanzwe. Mwese turabashimira kandi Imana ikomeze kubagirira neza kuduha ibitekerezo. Naha ngaha muduha ibitekerezo Mutabazi yatanze mu byumvise mute, hanyuma kuri ibi ngibi bya Lorenzo byo byumvise gute? So biba ari ibintu byinshi cyane ruba biri kugenda bivugirwa hirya hano hino, amakuru yo aba ari menshi cyane. Icyo nakubwira cyo nuko amakuru aba ari menshi cyane. Reka twerekeze mu burasirazuba bwo hagati bw'isi ku ntambara ya Israel ndetse na Hezbollah. Ni intambara itamaze igihe kinini cyane, ariko ni intambara nakubwira yuko imaze guhitana abatari benshi cyane. Mu byo wamenya by'ingenzi nuko Hezbollah yarashe ibisasu bikomeye cyane hafi y'umujyi wa Tel Aviv hariya mu gihugu cya Israel. Mu by'ukuri bari bagambiriye kurasa ku birindiro by'ubutasi bwa Mossad, cyangwa se ku birindiro by'ubutasi bwa Israel bwitwa nyine Mossad, ariko ntabwo babashije kuhageza, ariko barashe mu mujyi. Ni ibintu byanatunguye amahanga, ndetse banibaza byagenze bityo kugira ngo mu by'ukuri Hezbollah ibashe kugeza ibisasu byayo muri kino gihugu cya Israel. Ni kimwe mu bihugu tubizi neza yuko bigira ubwirinzi buhambaye ndetse n'ubutasi bukomeye cyane. Hanyuma ikindi nakubwira cyo nuko Israel kugeza kuri ubu ngubu abaturage barenga ibihumbi 10 bamaze kuvanwa mu byabo bahunga bava mu majyepfo ya Lebanon, kubera ko hariho imirwano iri kubera berekeza mu bindi bice bitandukanye bya Lebanon kugira ngo barebe nimba badashobora kuhaburira ubuzima. Mu bindi umuntu ashobora kumenya nuko senior commander witwa Ibrahim Kubaisi, uyu nguyu akaba nawe ari mu basirikare bamaze kwitaba Imana bagabwaho ibitero na Israel. Bamwe mu basirikare bari bakomeye cyane umutwe wa Hezbollah wagenderagaho bakaba bamaze kwitaba Imana. Byanarakaje cyane uno umutwe, bakavuga yuko igihugu cya Israel kigomba kwishyura bino bintu ku giciro icyo ari cyo cyose, kubera ko bari kubicira abasirikare cyangwa se bari kubicira abantu. Ikindi nakubwira cyo nuko atari wenyine wapfuye mu gitero bagabye ku munsi w'ejo, ariko ko hapfiriyemo n'undi musirikare, akaba rero ari igitero bagabye Beirut ku mujyi mukuru wa Lebanon. So mu yandi makuru nasorezaho ku bijyanye na Israel nuko bakomeje ibikorwa bitandukanye byo kugira ngo barebe nimba bashobora kwirinda, yaba Israel ndetse na Hezbollah bose bakomeje imyiteguro ya gisirikare kugira ngo babashe kubomorana bya bindi bya hatari. So twerekeze mu burasirazuba bw'isi ku ntambara ya Israel ndetse no ku ntambara ya Russia ndetse na Ukraine. Mu minsi yashize nababwiye yuko uwitwa Zelensky yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye mu nama y'agashami gashinzwe umutekano muri UN. Ni inama rero yabaye amaze guhura na Joe Biden, Kamala Harris ndetse na Donald Trump, bose abereke ibyo yise Victory Plan, uburyo bashobora kwiyunga na bino bihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo babashe gutsinda kino gihugu. Hanyuma kino gihugu nyine cya Russia rero, Zelensky we mu nama yavuze ati banyakubahwa muri hano muterane hanga bose yari inama irimo ibihugu 15. Uburusiya nabwo bwari buhagarariwe nubwo batohereje prime minister cyangwa se batohereje umwe mu biyobozi bakomeye cyane, ariko nabwo bwari buhagarariwe. Yababwiye ngo ntabwo bizigera bishoboka yuko intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine izarangizwa mu biganiro, uretse kuba Putin ashobora gushyirwaho
amategeko mpuzamahanga agasabwa guhagarika intambara ku ngufu kubera ko ntabwo ibyo biganiro bizigera bishoboka nta nubwo bizigera bikunda. Ibyo bibaye mu gihe ubu ngubu tuvugana Uburusiya bumaze gufata hafi 20 nubwo 20 itarageramo neza mu gihugu cya Ukraine, imaze kwigarurira hafi 20, ni imibare myinshi cyane, mu gihe Ukraine nayo ikomeje kwavansa yerekeza mu bice bitandukanye by'Uburusiya. Ahangaha rero nk'uko uri kukabona kano kavandimwe cyangwa se ariko nta kavandimwe kaga perezida kabaho, uno mu perezida nako kabisa, nubwo ari umunyarwenya ndetse akaba ari n'umwe mu bagabo b'abanyabwoba. Kunde no kuvuga yuko yamaze gutahura ko Amerika ndetse n'ibindi bihugu bari kumwe ari abanyabwoba ndetse ari n'abagambanyi, ari n'indyarya bashaka ko azarangira nabi cyane. So intambara rero imaze iminsi 943 imaze guhitana benshi cyane ndetse barenga miliyoni bavanywe mu byabo. Baragenda. So nibi rero yatangaje muri iyo nama avuga yuko bagomba gushyiraho gukoresha imbaraga kugira ngo barebe uburyo bashobora kuba basenya uyu mugabo Putin, kubera ko ibyo biganiro bidashobora gushoboka. So mu yandi makuru meza cyane nuko Ukraine bimwe mu bice berere Kharkiv hariya muri Ukraine Uburusiya bwari ugaruriye, hari ibice bimwe na bimwe ingabo za Ukraine zongeye kwisubiza, ariko yari intambara ikomeye cyane kubera ko habayemo no kurwana ku gipfunsi, umusirikare agahura n'undi, icyuma ku cyuma, igipfunsi ku gipfunsi, umugeri ku mugeri. Ariko amakuru meza nyine ku baturage bo muri Ukraine nuko hari uduce tumwe na tumwe bigaruriye twongera gusubira mu biganza bya Ukraine. So ndabashimiye cyane rero, amakuru yacu abari menshi cyane, mureke tuzongere duhure ku munsi weje, amakuru yacu abari menshi cyane. Ariko reba nimba warakoze subscribe banze ukandeho, hanyuma nusanga utarabikora ubikore, nusanga warabikoze ukande like kuri no video, ukande no kukazogera kugira ngo amakuru yacu atazajya gucika kandi azajya kugeraho mu ubambere. Ndabashimiye cyane. You already know, of course, Kasi episode, that's my name, Kaboom.